Inshuti namwe bavane mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro hano kuri studio Umutware, nongeye kubasuhuza. Ni jewe Singira nkabo bikorwa Freeman, turi kuganira muri uyu mwanya. Ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Washington DC, muri quartier twita Wharf. Ni nk'iminota mike yaturutse aho perezida tuye, hari za shopping center inyuma yanjye, hari amazi nkuko muri kubibona n'amato menshi ahangaha. Mushobora kuza mukidagadura hano inyuma, ushobora kuhagenda n'amaguru, hari ubusitani bwiza. So abatahazi mwese muzaze rwose, nzabakira abazambwira hakiri kare tuzaganire. So nongeye kubashimira mwese abari gukurikirana iki kiganiro nabateguriye cy'uyu munsi, babwira ko mbakunda kandi nje rwose bimvuye ku mutima ibyo ndi gukora muri uyu mwanya. Nje ndi kugira ngo mbungure ibitekerezo, tunasangire ibitekerezo, kandi nje nambaye ndi no guhumura ukuri, urukundo ndetse n'icyizere. Kuri mwe mwese mushaka kureba ko ari byo koko, munyihumurize niba mushaka kunyihumuriza, cyangwa se munangenzure, muze mu nyambura ubusa kabisa rwose, mbahaye uruhushya murebe ko ibyo ndi kuvuga ari bizima. So muri uyu mwanya, iki ni igice cya gatatu, turi kuganira ku kiganiro kijyanye na fashion cyangwa imyambarire y'abashiki bacu, cyane cyane kuri social media. So narindangije rero igitekerezo cya mbere nari maze kubaha cyari cyo kubikora nka business model, cyangwa se mu buryo bwo gucuruza, sibyo? Kubera ko n'ubundi muri kubikora, nkeka ko bishobora kubagira akamaro cyane. Akaba ariyo mpamvu ku giti cyanjye nge niko nabikora. Ndi nka manager wanyu, nababwire nti ibi ngibi turi gukora, reka tubikore bituvanemo amafaranga. Cyane cyane nko muri mwebwe mudafite nk'akazi nk'utuzi, kuki mutafata amafoto mukabihemberwa, sibyo? Icyo ubwo rero nicyo narindangije ndi kubabwira nti mubikoremo nka business. Abatazi kubikoramo nka business, mutwegere, mwegere n'abandi aho ngaho babafashe kubikoramo business. Nongere mbabwirire ku magaragaro, nzabateza imbere aho mushaka hose ni mubikora nka business, kubera ko mfite ishema ryo kubabona muri kubikora nka business, kandi namwe nzi ko mubibonamo n'ishema, n'igihugu kibibonamo nk'ishema. Ikintu cya kabiri rero ngira ngo tuganire bashiki bacu. So ko noneho nabonye mwakunze fashion, cyangwa se kwiyerekana, kwiteza imbere mu bintu byo kwiyerekana na style muri kugenderamo. Ni kategori bwoko ki, cyangwa se ni ibyiciro bwoko ki muri gushaka kutwiyerekamo, sibyo? Impamvu nanone mbibabaje no kubera iki? Social media nabashe kugeraho nyinshi, abantu bose bari kubareba, bari kureba amafoto yanyu yose y'ubwoko bwose. Harimo abambaye ibyo navuga ko ari ubusa, harimo abambaye hafi nka kimwe cya kabiri cy'ubusa, none n'abambaye bisanzwe gutyo, bose mwese muriho. Ikindi nabonye, imyambarire yanyu nabonye mufite pose ziri specific, cyangwa se pose zigize icyo ziri gushaka kuvuga, sibyo? So ndagira ngo rero mbabaze nanone bashiki bacu, bakobwa bacu, nanone munyisegureho, ntago ndi kubatuka, ahubwo ni icyubahiro. Nimba nkoresheje ijambo rishaje, mumbwire rishyashya naryo ndarikoresha. Muri gushaka gufata amafoto bwoko ki? Amafoto muri gushaka gufata nanone mwabigambiriye, cyangwa muri gupfa kuyafata kubera ko hari undi mukobwa uri kuyafata, sibyo? Nimba nanone muri kubikora muri business cyangwa se nka model, mwagombye kumenya standard muri kugendera hari bwoko ki, noneho mukamenya uburyo mubikoramo naho mubishyira, sibyo? Mbaye nk'urugero. So harimo nk'amafoto y'abakobwa nabonye, nta kubeshye kwera na gatoya, bameze neza nk'abambaye ubusa. So urabona, kutwereka umubiri wawe nta mugabo udashaka kubibona, cyane cyane nk'abagabo bakunda abagore, kuko kuri iyi si muzi nanone ko ibintu byahindutse, sibyo? So urabibona, kutwereka wese ukuri, ukavuga ngo ngewe iyi ni fashion ndimo, sibyo? Tugomba kumenya ko ari fashion urimo, nicyo cya mbere. Noneho nimba uri kubikora nanone ukabikora gutyo, menya noneho naho ubikorera, ahantu cyangwa environment ubikoreramo. Kuko nimba uri gufata amafoto wambaye ubusa, sibyo? Noneho aya mafoto ukayashyira ahantu ariho hose, harimo abashobora kubibonamo ko ubatumiye ngo baze noneho
no kwishakira ibindi bitajyanye no gufata amafoto, sibyo? Cyane cyane ko nta kintu uba wabahishe, sibyo? Nanone kandi icyo cyiciro cy'aba bamoderi bafata amafoto bambaye ubusa, mukamenya aho mukijyana naho mukerekeza, sibyo? Kuko ntago mu bintu iyo uri hanze mu ruhame, ntago ari abantu bose bashaka ko ugenda wambaye ubusa. Nk'ubu ngubu uri downtown i Kigali ukagenda wambaye ubusa, ndakeka yuko abapolisi bashobora kugufata bakakujyana kuri karayesi cyangwa se bakakujyana kuri station, bakanakwambika bakakubaza nimba ibintu ari bizima, sibyo? So icyo gihe rero nimba mu ruhame batakwemerera kwambara ubusa, sibyo? Nawe ubyubahire ko mu ruhame ntago bari gushaka kwambara ubusa imbere y'abantu. Utise Freeman bite ko uri gushaka kutuvanaho right yacu? Ni right yacu yo kwambara ubusa. Ntago ibyo ngibyo ari byo ndi kuvuga. Ndi kuvuga nti hari ahantu ushobora kwambarira ubusa, byaba ari mu bintu ku giti cyawe cyangwa se mu bintu biri mu ruhame, meaning private cyangwa se business, sibyo? So nimba rero aho hantu utahazi, dushobora none kwakubwira hari za magazine nyinshi zicuruza amafoto y'abantu bambaye ubusa, sibyo? Hari za website nyinshi zicuruza abantu bambaye ubusa. Nabyo mubikoremo business nimba ari byo muri gushaka gukora, sibyo? Nta muntu numwe ufite uburenganzira bwo kuyabuza. Certainly ntago nshobora kuyabuza, sibyo? Ngewe ndi kugira ngo mbungure igitekerezo nkurikije ibyo ndi kubona. So nimba rero nk'ifoto yawe wifashe wambaye ubusa, sibyo? Ukayizana kuri Twitter, ukayizana kuri Instagram cyangwa ahandi hose hari mu ruhame cyane, na konte yawe itari na private, sibyo? Cyangwa se itari konte ifunze, sibyo? Urabona ikintu cya mbere, harimo umuntu uza kugufata uko utari, sibyo? Uzi ko imbonamutima zacu nk'abantu dushinja vuba tutabanje kumenya umuntu ari we, sibyo? Navuga nti ni kamere y'abantu benshi muri two niko bigenda, niko tubikora, sibyo? Harimo ariko abatabikora. Kubera rero icyo gihe mushobora kuba muri cyane cyane mwebwe muri kubikora mutabizi, mwe muri gufata amafoto mwambaye gusa mutabizi, cyangwa se nta n'ikintu rwose muri kubitekerezaho. Mwibuke yuko muri kugenda mukura, uko mukura ibintu bigenda bihinduka. Nk'ubu nimba wifite nk'imyaka nka 14, 15, hagati nka 10 na 18, ntabwo ubuzima bwawe bwari bwatangira cyane. Hari ibintu byinshi utari wabasha kujyamo, ukeneye kujyamo, sibyo? Nk'ayo mafoto ari kujya ku isi hose kandi ntashobora kuvaho, cyane cyane ko internet ubu ngubu ifatitse. So tekereza uti nge nifatiye agafoto ndi kugasangira n'inshuti zanjye, sibyo? Aka gafoto kagiye kuri internet ntigashobora kuvaho. Umaze gukura, ugiye gushaka akazi hano muri Amerika, ugiye gushaka akazi mu Burayi, naho ngaho mu Rwanda cyangwa se mu kindi gihugu, mu gihe bari gukora ibintu bita background, kureba umwirondoro wawe, bakagenda bakabona ati uyu mukobwa turona ari umwe muri baba modeli bafata amafoto bambaye ubusa, niko kazi akora. Noneho bakavuga tuti hano muri society yacu, muri company yacu, uwo muco ntago tu promota, ntago tuteza imbere, sibyo? Ukabona inzugi zawe zirafunze kubera ka gafoto wifatiye uri kwishimisha, nta muntu ugize icyo utwara, ariko kakubujije akazi imyaka 10 iri imbere, sibyo? Cyangwa se ukajya nko kuba ushatse, hari utuzi dusaba imyifatire y'umuntu iri ku murongo kabisa. Iyo myifatire utayifite, ako kazi nta nubwo kabona, niyo waba ufite impamyabushobozi yako. Ndi kubivuga nk'aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko mbizi, nzi no ko no muri Europe naho birahari. Aho mu Rwanda sindabimenya ariko murambwira, sibyo? So mu bitekerezo mwese, cyane cyane mwe muri gufata ayo mafoto mwambaye ubusa, muri kubifata rwose mu bintu biri innocent, sibyo? Mwibuke yuko ubuzima bwanyu ni burebure, mufite ubuzima burebure buri imbere. So rwose ndababwiye ndabakunda cyane, ayo mafoto ni meza, turayakunda, ariko mumenye aho muyashyira. Ya minota yacu irashize, nanone turongera mu kanya gatoya. Ni jewe Singira Nkaho Bikorwa Freeman hano kuri studio Umutware. Musubscribing hasi, mukande follow, mukande like, munampe na za commentaires zose. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda mwese. Murakoze.